Stop holding somebody, nigga. Look at this. What's wrong with you? we Wacha. aje kudufasha cha. Ariko ubona gari seri. Ntabwo byemewe. Umuntu wese ugiye kureba ino video ndagusaba imbabazi cyane bitewe n'ikintu cyawe cyangwa se bitewe n'ikintu nakoze, akaba cyo gitumye umusaba imbabazi cyane, akaba ari nacyo kintu ngiye kugusobanurira. Ya muri ino video impamvu ngusabye imbabazi ni ukubera yuko nakoze ikintu nakita ko kitari cyiza kandi ikintu kidasanzwe kuri njyewe cyangwa se ikintu nagira muri kamere yanjye, ariko nkabona nagikoze bitewe n'abantu runaka, akaba ari ngiye gusobanurira muri ino video. Urumva ejo nari ndi kugenda ndi gutembera downtown, hari rona uzamutse ruguru downtown hari car free zone, ahantu abantu bagenda nyine bakifotoreza amafoto bakafata amavideo bakishima nyine, mbona ahantu heza ndetse hanagaragaza igihugu cyacu neza ko ari ahantu hakeye, cyangwa se ari ahantu buri munyamahanga wese cyangwa se umunyarwanda muri rusange ashobora kuba yahajya akifata video. Ndabizi mujya muhabona aba content creators bakorera ama video, abajene bakorera video zigiye zitandukanye bapostinga ku ma TikTok n'ama Instagram n'ama YouTube, kora kurumba n'ahantu heza kandi n'ahantu muri nibaza ko ari aha buri munyarwanda wese. Ariko rero urumva ikintu cyaraye kibaye, wenda ndaza kubiberekamo muri video mo gakeya. Video yose ukenera kuza kuyireba wenda ndaza kuyipostinga ejo mu gitondo, muzayisanga kuri no channel ya Issa the Great. Rero urumva ukuntu byagenze aho hantu. Ejo nagiye ndi kumwe n'inshuti yanjye yo mu Japan waturutse muri mu Bwongereza, yiga mu Bwongereza, ariko mu Japan yari yaje muri summer kugira ngo atasubira kwiga. Urumva ku bantu bagenda bareba video zacu, hari video nyinshi twagiye dukorana dutemberana nyine mutembereza Kigali. Rero ejo umunsi w'ejo yari yambwiye yuko agomba kujya kwifotoreza kuri hari ahantu handitse Kigali mu magambo manini, ndibaza abantu benshi barahazi, hari ya car free zone, hari ahantu handitse ijambo Kigali mu magambo manini cyane. Yari yambwiye yuko akeneye kuyifotoreza kugira ngo nyine azatware iyo foto nka souvenir cyangwa se nk'urwibutso kugira ngo azereke n'inshuti ziwe zuko yari yageze muri Kigali akanahifotoreza. Rero ngiye ndamubwira ati okay, ni ibintu byemewe nta kibazo, twagenda twabikora. Urumva rero muri urwo rugendo turi kujyayo tugiye kubikora, niyo hano haje twawujuguramo n'ikibazo bituma nkora ibintu bitari muri kamere yanjye, cyangwa se ibintu nari nsanzwe nkora, ibintu nifuzaga kuba nakora ariko ndabikora kubera wenda umutekano w'igihugu cyacu cyangwa se izina ry'igihugu cyacu muri rusange. Byagenze gute rero? Urumva ngenda naragiye tukihagera ndi kumwe n'uwo muntu twakodesheje mu cameraman ari kudufotora, kumva we yarakeneye video nziza yagenda yerekana no ku bantu bo mu mahanga cyangwa se bo bigana mu Bwongereza zahehe, kugira ngo nawe yabashishikariza kugira gute gukunda u Rwanda cyangwa se kuba barusura muri gahunda y'u Rwanda ya Visit Rwanda mwese muzi. Rero urumva tukiri gufata izo video, rero tukigenda naza kubishyiramo agace gatoya muri video murebe. Tukihagera hari ahantu tukimara kuhakandagira gutya, abagabo bagera muri 3 baraje, bamwe murabonamo muri iyo video baraje baratwitambika bati ibyo bintu muri gukora ntago byemewe. Turabaza ati si biye bintu turi gukora bitemewe? Baratubwira ati ngo ntago mwemere gufata mu video cyangwa se amafoto hano, ngo ntago ngo mwemewe, ngo hano na ahantu ngo hari private, ngo nagara ahantu ha buri muntu wese kuza gufata amafoto. Urabye none se ko tubona abandi bantu baza kwifotoreza baravuga ati aho ya mwebwe ntago mwibyemewe, mugende batangira no kudusunika. Murabizi n'abanyamahanga nabo bafite ubwoba, niba abantu mu bihugu byabo biba bitemerewe ko n'umuntu namukoraho gato yangura mukora ku mubiri we, ntago biba byemewe. Urumva bari abantu bakurikiza amategeko cyane. None rero abonye batangiye kudusunika kubera ko ngiye nese nangira akavuyo, wenda ku bantu banzi barabizi yuko ndi wa muntu udapfa okay, sinavuga ngo ndi umuntu tubaha cyane, no ku bantu banzi barabizi ndubaha, ariko nanone hari ukuntu nyine nakunda karengane. Rero mbonye batangiye kudusunika, bari gusunika n'uwo muntu ari ngiye bamuzanye, twabaye nk'abasa nk'abashwanamo. Abo bagabo nsa nk'ubabuza, ndababwira ati none ngiye tujye mu buyobozi aho kugira ngo musabye igihugu cyacu, nanjye munsabye imbere y'umuntu nazanye ngo atembere igihugu cyacu. Ndavuga ati ibintu nibyarangirira hano, ngiye kubafata amafoto n'amavideo yanyu mijyane mu buyobozi, tuze kureba ubuyobozi ari bwo budukemurira kino kibazo. Abo bagabo rero nyimara gukora telefone, muraza kubona muri video nyigera gukora telefone kunguko bahise bamfata baransunika, telefone yanjye igwa hasi, ni naho video wenda yahise irangira ko yahise izima. Telefone yanjye nyine nongeye kuza kongera kuyatsa, ariko ngeze mu rugo nibwo nahise kwisubiza kuri charge iraka nyine, mbona kureba ndeba ama footage twafashe. Ariko nanone muri rusange ibyo bintu ntago byaje kurangirira aho ngaho. Urumva ko kuntu badusunitse, ko kuntu basunitse uwo munyamahanga twari turi kumwe atanamenyereye hano mu Rwanda, nanjye bakansunika ari ngiye bonaga namujyanye n'inge nari muyoboye I mean byabaye nk'ibimutushaho cyangwa se byabaye nk'ibimu
umwonona mu mutwe. Urabizi bano bantu n'abantu baba bari soft mu mitwe yabo, noneho baramenyereye ubuzima wenda butandukanye n'ubwacu. Yabaye nk'ugizemo akabazo, asa nk'uwikanzemo, bimutera wenda nko kuba yagira ubwoba bwo gutinya igihugu cyacu cyangwa se kuba yatinya gutembera mu gihugu cyacu. None aragenda, urumva yarabimishe we ntiyabinyereka yuko yagizemo icyo kibazo, ko twakomeje kugendana dutashye, ariko mbona yacecetse cyane kuko twaje yisanzura, atari ko yasubiye yari kwisanzura, mbona yatinye. Ndavuga ati se byagenze gute? Ndavuga ati ibyo ari byo byose wenda yashobora kuba yarakaye cyangwa se yagize ubwoba, ko baba ari abantu nyine numva dusa nk'abatandukanye wenda mu mitekerereze cyangwa se no gukomera kw'imitima. Ndavuga ati biraza gushira nta kibazo. Rero yarakomeje agera mu rugo, birakomeza bya bintu. None urumva abana na uncle we na auntie we. Auntie we rero urumva ko bizi ko ari njye umuntu wajyaga kumutora iwabo mu rugo, banyizeye bavuga ati wowe ntacyo uri kumwe nawe ari safe. Banyizeye barambwira ati umwana uzi ko ari wowe muntu uza kumutora hano mukagenda mugatembera, nako nawundi muntu uza kumutora byagenze gute? Ko tubona asa nk'ufite ikibazo, asa nk'uwo yagize ikibazo. Ati ngwino hano ubanze dusobanurire se ibintu bimeze gute. Namwe murabizi bano bantu baba barakozemo amafaranga yabo, bafite amafaranga. Ni abantu urumva baba bakeneye ibintu ko bica mu mucyo, nta bintu by'amanyangana n'ibyiki. Mbona nanjye nahise mfata ka Uber ndamanuka njya kureba nyine ikibazo ukuntu kimeze. Ngirayo ndinjira, barambaza ati se byagenze gute ko tubona umwana atameze neza? Niho rero umwana yahise avuga ati okay mureke mbasobanurire. Urumva yari yatinye no kugira ikintu na kimwe ababwira n'ahari, kuko wenda bari kwibaza yuko byari ibintu biri dangerous cyane, bagatangira gutuma ataba yava aho ngaho ngo agende. Baraduhamagaye baratwicaza, ndamusobanurira nyine, nawe ubwo wenda ahita afunguka muri we, arababwira ababwira ukuntu byagenze nyine, abasobanurira ko wenda nta kintu kiri big cyabaye, ahubwo uvuga ati ari abantu nyine baje ahantu twari turi bagasa nk'abadukanga cyangwa se bagasa nk'abatubuza gufata iyo video cyangwa se iyo foto, kubwo wenda impamvu zabo runaka. Kuko bari abantu bakunze kuba hariya ni ba bantu baba bari mu kazi bakeneye amafaranga. Rero ushobora kubona bafite kamera yawe cyangwa se uje gufata ibintu byawe, bagahita bibaza yuko uje kubononera akazi, ariko twebwe siyo intention twari dufite. Kandi n'uwo mwana nawe ntiyabimenye. Urumva ibi byose nabivuga ndimo ndagira ngo musobanurire, mbavugire, mvuge ko nta kintu kiri big cyabaye, ariko nyine ababyeyi be nyine urumva wa auntie we na uncle we bo batavuga ati twebwe ikintu cya mbere duha priority ni imitekerereze y'umwana wacu, ni state umwana wacu ari. Kurumva iwabo bamuhereje hano bazi ko ari safe, rero kuba namusubizayo ari isa nk'uri traumatizemo gake, ati ni ibintu byaba bari bakeneye yuko urumva ibyo bintu bibanza bigacira mu mucyo before yuko umwana yangira akagenda, kuko yari afite flight I think kuwa gatatu cyangwa kuwa kane ubwo yari afite flight yo kugenda. Rero baravuga ati nta kuntu yagenda tutarabona state arimo ko yakemutse cyangwa se yahindutse. Rero baje gufata decision yuko ibyo bintu byajya mu buyobozi cyangwa se babitwara mu buyobozi bw'ejuru, kugira ngo umwana wabo abone ubutabera cyangwa se babone ko yenda ibintu biri mu mucyo, babone ko nta kibazo kiri big cyabaye, kuko we yibaza yuko n'ikindi gihe ashobora kuba yagenda agahura na ba bantu. Kuko abo bantu bo b'abanyamahanga nabo bibaza yuko umuntu aba aggressive kuri wowe, aba afite intention mbi kuri wowe, cyangwa se aba afite ikintu purpose mbi kuri wowe imbere yawe, bidashobora no kurangira aho ngaho. Ntabwo bibaza ko umuntu ashobora kuba aggressive kuri wowe bikarangira aho ngaho, akaba wenda wari umujinya n'iki. No, kuko ibyo bintu by'imijinya baba bakunze kuba babana nabyo, bibaza yuko umuntu aba aggressive kuri wowe, anytime yagaruka akongera akagera gute ibyo bintu akabisubiramo. Rero bahise bagira igitekerezo cyo kuba bajya mu buyobozi, ariko nanjye icyo gitekerezo wenda ikintu kiri gutuma nsaba imbabazi ni uko n'icyo gitekerezo nagishyigikiye cy'uko twajya mu buyobozi, abo bantu bagahanwa cyangwa se bagakurikiranwa n'amategeko, kubera ko ibintu bari bakoze ni amakosa kandi akomeye. Noneho ampirisi ku munyamahanga waje muri gahunda ya Visit Rwanda, sobanura ko abo bantu ikintu bagerageje gukora wenda nko muri rusange nko mu mategeko, ukuntu ibintu bibarwa yuko gahunda ya leta ya Visit Rwanda abo bantu bari bashaka kuyibangamira, kandi urumva ni case nini kwishyira kuri abo bantu. Rero nicyo cyaha numva ndi kuri njyewe, wenda naba nicyo kintu ndi kumva nishinjije ku mutima, kubera ko ndi wa muntu udakunda kuba nagora ubuzima bw'umuntu, cyangwa se kuba nashyira umuntu mu kaga, cyangwa se namushyira muri hardship runaka. No, njye si uko ngo ukomeze, njye ndi wa muntu uri ize, utwara ibintu ize, ariko abantu bitewe n'ikosa bakoze biri gutuma yuko bashobora kuba bajyanwa muri hardship, kandi nanjye mbigizemo uruhare. So njye rero urumva hari indi nzira ndi gushaka kubicishamo, wenda yuko byacamo indi nzira y'ibiganiro cyangwa n'iki, ariko bijya muri polisi cyangwa iki. Niba kuri ngiye niyo nzira mfite, ngiye kuyipropoza abo babyeyi iriya nshuti yanjye yo mu Japan,
nabo ngabo bakoze iryo kosa turebe ukuntu twabigenza, ariko mu by'ukuri ibyo bintu bitagize gute, bitagiye cyane muri RIB, muri polisi, actually muri rusange byakagombye kujyamo, kuko abo bantu bashatse gutana ishinga izina ry'igihugu na gahunda ya leta. Ariko nanone nkareba nkavuga ati ibintu nimbikora abantu baba bashyize muri hardship, kandi sikomeze wowe si we njyewe ushobora kuba nafata umuntu nkamushyira mu kaga. Babona bafite famiye baba bakorera, bafite ababyeyi babo baba bafasha, bafite abana bamwe na bamwe n'abapapa. So nkareba rero gufata uwo muntu nkamushyira muri hardship, ngomba kuri ngiye mu mutima wanjye si biri kuza. So icyo kintu naragiraga ngo basabire imbabazi, ariko before yuko na uploading iyo video twe twagiye gukora n'izo video zindi twe twagiye gukora, ndabanza mba updating kuri kino kintu tuze tugiclearing tukive mu nzira, then twikomereze vlog zacu cyangwa se izindi video nziza tubateguriye imbere mu mucyo, nta muntu twabangamira n'umuntu twashyize muri hardship, kubera yuko niyo gahunda yacu. Twebwe ntabwo turi hano ngo tubangamire umuntu, turi hano ngo dukore team, dukore ubumwe bw'abanyarwanda, abanyamahanga, abarundi, abakongomani, abagande, twese turi umwe. N'abo banyamahanga nubwo ari abazungu, nubwo twese turi umwe. Ikintu ngiye gitumye turi hano ni ugukora ubwo bumwe muri rusange. Ntabwo turi hano kugira ngo uyabe avuge ngo yakoze ikosa uyabangamira mugenzi wacu, no, ibyo si yo gahunda turimo. So mukeneye kuzajya kurikira ukuntu iyi case imeze cyangwa se ukuntu bino bintu bigomba kugenda, kanda kuri subscribe hariya, ugumize urindire urebe yuko ibintu biza kugenda 5/5. Gusa turabizeza yuko ibyo bintu biza kugenda neza, kandi munatubabarire wenda niba twatekereje nabi cyangwa se twakoze ikosa mu gushyira umuntu muri hardship, mutubabarire siko tumeze, wenda ni situation. So thank you so much, thank you for your time, thank you for watching this video. Nimba uyirebye ukaba ugije ku musozo kano kanya, it's your best time to subscribe, ujye wibandira nacyo na mimi, ujye wibandira natwe each and every day. Ciao ciao, don't forget to subscribe. Kariro. How long? 11 minutes.